intege ntago ari ibintu biri clear. Mureke twubaha abantu kandi twubaha ibyo abantu bakoze, tugere tuba macuwa ku buryo hano nifata n'ifoto hano uvuga ati Big Man reka tumwa bagiye kuri tele gutohoza, simeze nk'uwo muri Muhanga atangaza ibyabereye hano i Rubavu uri Muhanga. Come on, tangaza inkuru bageze kuri tele, bigaragaza iki ubunyamwuga professional. Come on, mari matubabaza bro, matubabaza ibi bintu twa tuzi ko ari showbiz bitenye ko sinabyaye. Twiyubaye tubahisha nabo dukurikira, twiyubahisha n'abadukurikira, twubahisha nabo dukurikira. Aba bahanzi babarakoze izina rikomeye, baba harasorinze ku kiguzi gikomeye. Wowe from zero ukaza gusenya ibintu bubatse uyu munsi, ese urinde wowe usenya ibintu abantu bubatse mu myaka mikeya, abantu imyaka myinshi abantu barwana kubaka ibintu ukabisenya mu minsi mikeya. Urinde imbaraga zawe ukoresha nizi. Ibiri kuvugwa na Yago naratoza neza ngo harimo amarozi mu muziki wacu, ariko ngo nandi rivuge busa ku musozi. Ese sometimes tuyisanga ibintu biri yamaze gufata intera mu muziki cyo amarozi, twazibango tuzerekeza he? Come on, twubahane kukubahana ni umuco nyarwanda, ikinyabupfura, ubutwari. Mureke tubirangwe abanyarwanda uko ibintu bikomba gutwubaka ejo hazaza. Twita abanyarwanda bakwiga igihugu cyo maze gutera imbere. Mu myaka 30 hafi n'itatu ijye gushira abanyarwanda twamaze gutera imbere, kwendera amateka menshi, twishira agaciro. Uyu munsi from zero uri bishaka kugira dusubize mu mateka yahashize. Reka mbashime rero, nitwa Big Man, ari kuri Big Man Rwanda. Nyamuneka utakora subscribe, kandaho dukomeze kubana kandi abo umuryango munini. Ndabashimira, ngomeze kugiza amakuru meza kandi nzi neza ko twakomeza kubana. Abo natana ni munyebure. Aho Karere ka Rubavu rero ntago navuga ngo ni ibintu biriwe bya danje, kuko twabonye ko ino summer account biteguye The Ben n'ubundi ni wa mu performinga ameze nk'uri muri enjoy, mu gihe Bruce Melody performinga ameze nk'uri guhatana. Ibyo bintu biri urumva umunzani biriho guhatana no kwinjoyinga. Come on, harimo kuvunika, harimo no kwinjoyinga ibintu byawe. Babwira ngo rero tuze kureba tuwa nziza inasoza, tuze kureba icyo bita performance nziza. Abanyarubavu batwakire neza, wana nk'ahantu nicaye, ahantu heza cyane, ni amahumbezi mu karere ka Rubavu. Ubona ko ndimo ndinjoyinga, ninywera gasoda, meze neza cyane. Umuzigi n'umuziga fanta. Nuko rero babwira ngo tuze komeza kubana, ariko ndibuze kwinjira mu biri kuvuga mu mbanya byaramutse. Hari akantu ngo kabaye mu nzira mbonye ku nkoranyambaga ibiri kuvuga na motari ngo Bruce Melody imodoka ari mupfiriyeho. Niba ari ku munsi w'ejo, reka nyine ijwi ry'abafana wumve. Ijwi rumvikana barimo urusaku, naho barimo baraza mu karere ka Rubavu ngo Bruce Melody bamucaye imodokari iparitse ku muhanda ngo yapfuye. Bavatinya muri kabigenze bite, ariko wasanga ari iby'abanyamakuru, wasanga ari ibya influencer baba bari gutwika ku nkoranyambaga. Ibise byaba ari ukuri. Ndagira ngo ahubwo nze kukwereka duel hagati y'abahanzi. Ese The Ben na Bruce Melody itangazamakuru byabyinjiyemo gute? Reka mwumvisha ayo muntu. Maria ati The Ben cyangwa Bruce Melody. Uze kunye telefone ntabwo iri kuvuga cyane. Kubijyanye n'iki? Bijyanye n'uwo wemera. Ni The Ben. Okay. Uyu nguno bita Chita Magic ni channel nini muzi. Chita Magic ati wo hagati ya The Ben na Bruce Melody ubasha kubufana ndi ngo ni The Ben. Abahanzi babiri bamaze kwerekana umunzani nyawo w'igipimo nyacyo cy'umuziki nyarwanda wacu urwego rwawo. Niba uri umunyamakuru ushaka kubikurikirwa n'abafollowers barenga 700-800, ugaheza uruhande umwana uri kuzamuka ufite 2,000 ngo naheze ngo nagafaranga isiga amarange ngo umwana ikibazo ni roromodo we wisiza amarange ari umuntu ukurikirwa n'influencer, umukurikirwa n'abantu benshi bagira abantu miliyoni y'abasubscribers. Ukibaza no muntu arimo arafana agera kuri mikoro akabivuga, wa mwana mutoya from zero azafana bigeze. Gusa namaze ku rwego rw'abanyamakuru mu Rwanda
mwerekanye urwego rwanyu, mwerekanye abo muri bo, mwerekanye yuko namwe ubwanyu nubwo muri abanyamakuru ariko urwego rwanyu rugomba kuba ari urwo gukemangwa, sibyo? Niba uri umunyamakuru munini ukipanga akazi ko uri umufana, urwego rwawe rwamaze kugaragara. Nongeye gusoza umukunzi wa Big Man Rwanda nkubwira ngo amahoro y'Imana akomeze kuba nawe. Nje nitwa Big Man, aha ni kuri Big Man watuganira showbiz, twibera mu isi y'imyidagaduro kugira ngo tujye tumera neza gake gake, gatanu kuri gatanu. Uyu munsi rero nago ndi mu mujyi wa Kigali, nago ndi mu murwa, ahubwo ndi mu karere ka Rubavu, naho twaje kwa dukurikirana ibitaramo bigiye ko bisorezwa hano, byateguwe no bita Bruce Melody na Reboye, atumiramo bita The Ben, atumiramo bita Kitoko, atumano utabwiza. Ibyo nakwa ngo rero ni ibitaramo byagiye bijya mu turere dutandukanye, ariko ntabwo ari twose. Byabanjije mu karere ka Musanze, bikurikiza mu karere ka Nyagatare, baza mu karere ka Bugesera, uyu munsi bari mu karere ka Rubavu, ariho nayo tuwa iri buze kubirangirira. Ntabwo ndi buze kuyitsaho cyane, ahubwo ndi bugende ese yo tuwa uko yagiye itambukana yica hose byagenze bite, twabonye iki, twabonye ubwitabire umeze bite, twabonye ese abayitabiriye babashe kuba batanga feedback imeze gute. Icyo navuga cyo nuko uwayitabire wese yabashe kubona performance nziza kuri buri muhanzi we asupportinga, abe Bwiza, abe Kitoko, abe Bruce Melody, abe The Ben baperforminze neza. Ahubwo turibaza uyu munsi ahigeze ku musozo niki twabonamo cyavuga ngo ni nk'urwibutso muri ibi bitaramo, n'undi wese yategura ibitaramo nk'ibi ngibi yaba yitezweho iki. Niba twarabonye ibitaramo nk'ibi ngibi, ubona ko abaturage babashije kuba babyakira neza, kandi usanga ko no muri regira babashije kuba bishyura amafaranga make, hari ibihumbi 2. Ubona ko abafana babashije ko bishyura VIP zari 5 n'ibitandukanye, ariko ubona ko ubwitabire bwabashije kuba buri bwinshi mu bafana cyangwa mu bitabiriye ibyo bitaramo. Uyu munsi iri buze kubisorezwa mu karere ka Rubavu, ese twitega ubwiye bwitabire, ariko ndi buze kugira gakekejwe nshyiraho ku byo nabonye. Ibyinshi nzababwira ejo igitaramo kivuye mu nzira cy'uyu munsi. Bruce Melody ni umuntu wabashije kugira performance nziza. The Ben ni umuntu wabashije guperforminga neza, ariko babashije kuba bakora ibi bintu kubera igitutu cya media, nabo ubwabo bishe igitutu kugira ngo bakomveka bakurikiye. Paraporo Bruce Melody ni umuntu wagiye muri duel cyane igitutu kugira ngo audience ye imwemere nk'umuntu ukomeye mu Rwanda mu muziki nyarwanda. Uze kunyumva neza, yabashije kwerekana uburyo afite imbaraga mu kuririmba, afite imbaraga mu gikundiro, anabyihatamo cyane, ashyiramo n'imbaraga z'umurenge kugira ngo akomveke abakunzi be. The Ben ku ruhande rwewe siko ndi bubyite, nawe ni umuhanzi mukuru wabashije kugenda akora indirimbo gake gake, aza kujya no muri Amerika cyane, agajya atindayo bagasohora indirimbo rimwe mu mwaka, ukabona yuko nyine nago ahora mu matwi y'abantu bamwumva cyane, ko ni wa muntu ushyiramo gap nini kugira ngo asore indirimbo n'indi yatambutse harimo difference y'igihe kinini hagati y'amezi 7 n'umwaka. Ariko The Ben we ni umuhanzi wakoze izina, navuga ngo ni izina rinini. Bruce Melody nawe ni umuri kurwana gukora amateka, ariko mu gihe gito. Ese tugiye mu mibare, Bruce Melody imyaka 15 amaze mu muziki nyarwanda, ni nk'icumi 8 9 gutyo, ariko The Ben ashaka ko gikomana imyaka 20 mu muziki nyarwanda, bafite idarapo ry'umuziki nyarwanda. Uwo muntu rero tugomba kumwubaha. Bruce Melody nawe mu gihe gitaje tugomba kumuha ibyo yakoze, ariko ntabwo bari kumunzana umwe. Ubu twite tuvuga ngo aka kanya Bruce Melody egale The Ben tubashyire mu gatebo kamwe, twemeze yuko bose ni abahanzi bane ariko banganya duel. Never. Aho tubeshyanye ni ukuri, ntabwo mbabeshye, kandi ndi Big Man umusore w'Abanyarwanda, ntabwo mbe ikubeshya Abanyarwanda. Nzavuga ibihari, ukuremo ukuri kwawe, umpe ibitekerezo byawe, ariko mfite uko mbona ibintu ngewe. Twinjire The Ben. The Ben uyu munsi yaje muri no sama kugira ngo akomveke Abanyarwanda ko agihari. Bruce Melody nawe yaje muri no sama kugira ngo akomveke Abanyarwanda ko ari umuhanzi ukomeye. Ese ibintu biraza kugenda bite? Ukomeye ninde, urenze ninde? Uyu munsi ariko dusanga abana kuzamuka nk'abana n'abandi batandukanye, nta mufana afite abasubscribe 5,000 cyangwa bingahe, uzamureba nabi gute? Se wabyo bitangiye mwumvisha amagambo bita Yago Pondati yatangaje, nibiyaze ko nafite uruhande, ariko uyu munsi nibiza kuvugwaho muraterama abana batoye, kandi mwebwe abanyamakuru banini nimwe mwipanze akazi kihangana kuko kwerekana ko muri abafana mwisize amarangi. Rero mbabwira ngo umuziki wacu
urimo uragana heza, urimo amafaranga, urimo enjoy, ariko hatajya kozamo n'ibindi byo gutanga uduhangane dufata inguni ngo groupe B ngo groupe A. Byose bigaragaza yuko ari ikindi kintu nakubwira ngo kizateza promike mu muziki wacu. Niba ushaka uri umunyamakuru ukomeye ukerekana uruhande, bigaragaza côté faiblesse. Côté faiblesse ni kuvuga iki? Imbaraga nke zawe mu mwuga ukora, nta experience irimo, nta macu irimo. Twabanyamugabo bintu dukora, niba ibitangazamakuru tubwira abantu bose batwiyumvemo, batwisangemo. Ariko niba utakandira akanyenyeri uravuga umuntu nabi, niba utakandira akanyenyeri urabwira umuntu bimukomeretsa umutima. Uyu munsi umuziki ni igipari cyo gutuma abanyarwanda bishima, ariko n'iki gipari cyo gutuma abanyarwanda bababara kubera ikihangana ririmo gutoteza abantu, guca abantu. Nakora amakosa ni munganize ndi umuntu, ariko two guhutwazanya ahubwo tubane neza nk'abanyarwanda bazi u Rwanda ruvuye nawe uri kugana uyu munsi. Dukomeze kugenda twubaka igihugu cyacu kishimirwa na buri umwe. Ahantu wenda nuko batanyishiye ngo mbabamarize, ariko ni ahantu hafite area nziza, hafite nuza nyine, hafite klima nziza, urahagera ukaruka mu mutwe, sibyo? So mbabwira ngo dukomeze kubana. Nitwa Big Man, ndi umusore w'Abanyarwanda. Ciao ciao.